urabona iyo umuntu akumanaginga akavuga ngo ngiye kugushoramo amafaranga yanjye abafite no kugutwara uko ashaka kubera ko buri muki mu maboko ye so Ddumba ntabwo yigeze amereza time ngo mwereke ibyo nshoboye we yumvaga ko ibyo ntekerezaho kuko bitewe n'uko mbona look ndetse n'imibyinire akavuga ati iki ngiki mutekerejeho nicyo byajyana we rero wenda navuga ko wenda nk'ikosa yakoze kuri njyewe ni ukuba ataramaye time baravuganye byakiriye neza ariko ntabwo nyibarizwa muri timu ye yarabyivugiye ndetse ko ngiye naramusezera ariko we ntabwo yigeze asubiza ariko kuba ujura umuraperi hari umuntu tugiye kubura wundi uhe umuntu tugiye kubura ni Nadia wandi wari umubyinnyi wazaga agakubita noza none ubwo even niyo naba ndi kwitwa mama w'abana hari ikintu kitamvamo urabona bigana byose nakoze na Ddumba sinari narabibonaga nabaga mfite isoni kasi ntabwo bavuga